Ikibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga. TikTok live, kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona, tuzabashaka. Bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali, umuzamu zabo bahaye bakinjira, nyiri inzu zabo bakodesheje, n'abandi bose bazabigenderamo. Abacuruza utubari, night clubs, n'ahandi hose banywera, imyitwarire mibi y'abantu baraho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu baraho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze aha ngaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva. Ntabwo tubivuga ari ibyacu. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo myike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajyaho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazajyayo rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Tuzakora n'abantu bose, ari n'abategura ibitaramo, ari aba DJ, ari n'abandi bantu bose. Hari imyitwarire tutazongera kwemera. Oya, hariyo tutazongera kwemera. Ntabwo twabona abantu bagenda bashira buhoro buhoro, ejo tukazagira igihugu gifite abantu b'ibisenzegeri gusa. Ntabwo bizakunda. Uburenganzira bw'abantu bugiraho buhera naho busoreza. Ucuruza agira na responsabilité yo kurinda societe. Uzacuruza iyo responsabilité akayishyira ku ruhande. Umunsi inzego zibishinzwe zashyizeho ingufuri, ntazavuge ngo turabangamira ubucuruzi. Oya, nabanza yubahirize igisabwa mu kurinda u Rwanda n'abanyarwanda, hanyuma ibindi byo tuzabyumvikana nyuma. Ariko ibitazakurikizwa ndabibabwira nabyo bitambuke rwose. Ikintu cy'ubwomanzi, burara, ubusinzi, uburaya, kwiyandarika mu kabari, house party, ahantu hose nabyo twabihagurukiye. Aho muzayibona hose mutubwire, namwe mu byamagane. Turabizi ko bamwe babyamagana, turanabashimira, ariko nabyo turabihagurukiye.